tugasarura kubora ubwo dukorera umukiza naza tugororera mu ijuru tugume mu ijambo ry'Imana tugeze mu gihe cyo gupfa we tugume mu ijambo ry'Imana tugeze mu gihe cyo gupfa we ubundi ubwinshi busaga twemewe n'Imana ihoraho ubwo bundi ubwinshi busaga twagawe gukorera Imana we twibesherejweho na Yesu muri byose tubonera mwese iyo twamamaje we twamamaje ubutumwa we niyo nyungu yacu y'ukuri we iyo twamamaje ubutumwa niyo nyungu yacu y'ukuri we ubwo abakristu bazinjira mw'ijuru gushima umukiza we nifuza kuzajana nabo dufatanye kumuhimbaza we tuzaririmbira umukiza we kuko yatuguza amaraso yawe abakoranaga urukundo mawe bazahora bamuhimbaza we abakoranaga urukundo bazahora bamuhimbaza we neema kubwa kabisa tumekubaliwa na Mungu we kwa neema kubwa zaidi wapata kumutumikia kuishi kwa ajili ya Yesu kati yote ya dunia hii na kuitangaza Injili we ni faida kwetu kabisa kuitangaza Injili ni faida kwetu kabisa kwa Kristo atapoingia mbinguni kumsifu Mwokozi na mimi nataka kufika kuimba pamoja na wao tutamshukuru Mwokozi